Hello aba creators Rwanda, I hope you are doing good. Ubu ngubu bamwe bamaze kuba monetize rero, ejo bundi hari uwabikuye ya mbere, hanyuma bamukata imisoro, icyuya kiramurenga, agira ubwoba, arangije ahita ampamagara ati ibi bintu mbonye ni ibiki? Ariko nyine nuko ntari nabaganirije ku misoro, ariko imisoro yo turayishyura kandi myinshi cyane. Ikiganiro rero nicyo tugiye kuba twaganiraho. Ntimuze gutungurwa, nanjye nasohotse. Hari igihe irungu riba rinyishe ngafata nyine umwanya nkigendera tu. Ariko nibyo tugiye kuba rero twavugaho. Ntabwo uri buze kuba byatinda, ariko nanone ntabwo uri buze kuba byafata nanone agahe gato, kuko ni ibintu nshaka ko mbasobanurira nyine mwumve. Ubundi mbere yuko tugera ku misoro, ubundi ni twinjiza gute ubundi kuri YouTube? Mujama wanjye rero urimo urarira ejo bundi ngo bamuhaye make, n'ariya wafashe ni makeya cyane ugereranyije n'ayo ubu wakoreye. Kuko buriya ukuntu bimeze iyo urimo uramonetiza, nuko nyine haba hari ikilisite kirekire, hari igipapuro kirekire baguha cyo gusoma. Most of time abafasha ntabwo bagisoma kubera ko nyine aba ari ibintu birebire. Hari agreement bakubwira ati YouTube yo ubwayo ikuraho amafaranga 40% by'amafaranga wakoreye. Birumvikana cyane nimba wakoreye ibihumbi wenda amadolari 100, bari buze kuba bakuraho amadolari 40, usigaraneho 60. Ayo 60 nayo ni wowe uyishyuraho umusoro. Urumva ni amafaranga menshi. Wakoreye amadolari 100, bakweretse ko wakoreye amadolari 60. Aya kuri ya 60 wakoreye nayo hari andi aya ngaya yo, ariko tuyahuriyeho nk'aba creators bose bo ku isi yose. Nabwiye ko ndi nyandungu, niyo mpamvu creators wese wo ku isi nyine ariya 40 ya YouTube yo arayishyura, nta biba bireze, nta bidani. Ikibazo kiza kuba cyaba muri kuri tax. Kuri tax rero niho ibintu bimeze nkaho biri buze kuba byahindukiramo ukuntu, kuko hari ikintu bita kuba igihugu gifitanye ibintu bijyanye n'ibintu by'amataxi. Bafite uburyo bahuzana na United States of America, hanyuma iyo bamaze guhuza hari deduction iza kuva ku misoro y'abakreators bo muri icyo gihugu. Nk'urugero nko muri Kenya, buriya niba ufite account yawe iri muri Kenya cyangwa se Google AdSense yawe iri muri Kenya, ntabwo wishyura taxi ingana niyo abanyarwanda twishyura, kuko nka Kenya bo taxi yabo bishyura 15%. Urumva nimba wenda wakoreye amadolari 100, urakona 15%. Birumvikana aho ngaho wishyura nk'amadolari 15, I think 15% ni amadolari 15. Mu gihe nimba uri mu Rwanda uri buze kwishyura amadolari 30. Rero aho bitandukanira rero ni ya yindi ni byita nimba ari tax treatment. Ibintu nk'ibyo ngo ni tax treatment, ni agreement ibihugu bifitanye na Amerika nyine mu bijyanye n'imisoro. Ikindi kintu cya kabiri buriya ni ibijyanye na tax. Buriya iyo tax nanone utazisubmitinze hari ibihano baguha, kuko buriya hari ukuntu monetiza noneho wowe ugatinda gusubmitinga ibintu bijyanye n'amataxi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero iyo ukomeje kurengera, hari igihe usanga urimo uragenda ugwa mu bihano, kandi uzajya usanga barimo baragutera penalty ya 25-24 hafi aho ngaho. Ibintu nyine ugasanga urimo uragwa muri ibyo bihano. Niyo mpamvu iyo watangiye YouTube bisaba ngo ukore ikintu bita follow up, check up, mbega nyine uburyo uza gusanga uri kumwe nyine na YouTube, kuko iyo utinze gato ni ahantu ugenda usanga urimo uragwa mu bintu by'ibihano. Nicyo kintu rero nakubwira kuri taxi. Bivuze neza ko nimba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ho babishyura 10%. United States bashobora kuba bishyura 10%. Akizaza akababwira mu kindi kiganiro, ariko Kenya yo cyonze cyo ni 15%. Mu Rwanda kimwe n'ibindi bihugu, Abarundi n'ibindi bihugu nyine bidafitanye agreement na YouTube, bishyura 30%. Nibyo nakubwira, hanyuma ugakuraho na ya 40% ya YouTube,
abasigaye nanone ndakeka murimo murayumva nyine usigara uhangana nayo ngayo. Nibyo rero nakubwira ko ibyo bintu bijyanye na tagisi, ariko nanone most of time usanga nyine nkatwe nk'abanyafurika turimo turagenda tubirenganiramo, kuko yesu urambwira ngo nishyuye tagisi ya 30%, hanyuma ukubiteho si na tagisi gusa, uri buze kuba wakubitaho n'ikintu bita nariya fata ibintu njya bibwira abacuti banjye tuba turi kumwe bakanseka. Reka nze nkwereke, fata amafaranga ibihumbi, fata amafaranga yawe wenda ibihumbi 100, ni urugero ngiye kuguha winjije uri mu Rwanda kuri YouTube, hanyuma ukureho 40%, 40. Uretse ko wenda ikindi cyiza aho bibera byiza, ayo 40 bakuraho ntabwo ubimenya, bo nyine barabikora ku buryo amafaranga akugeraho ari ayo wakoreye 40 yabo yavuye, ariko taxi byo urabimenya. Ngano noneho reka tubare wenda tuvuze buriya ntuzajya ubona nk'urugero wakoreye amadolari 100 ku kwezi, ujya umenya ko buriya wakoreye byibuze amadolari 140 se buriya 140, hagati y'140 n'150, ariko nyine ukabona kuri dashboard yawe hariho amadolari 100 kuko bakuraho nyine 40%. Nimba wakoreye amadolari 100 kuri dashboard yawe urabona amadolari 60, ni itegeko. Nimba wakoreye amadolari 1000 kuri dashboard yawe urabona amadolari 600, hanyuma ya 600 naho wishyureho umusoro wa 30%, nimba utari muri Amerika. Njye ndi kwibare hano mu Rwanda, rero ngaho reka tubare mu Rwanda twumva uburyo ibintu bimeze. Mu Rwanda suppose njyewe nijije amadolari 100 yose hamwe nyine batarakuraho, kuko nanone niyo bayakuyeho ntabwo ubimenya. Hanyuma zo kwinjiza amadolari 100 bakuyeho 40 yabo, hasigaye 60. Ya 60 ukureho 30%. Birumvikana n'ubitegereza amafaranga akomeza kujya muri Amerika na amafaranga ageze kuri 70%, kuko aho ngaho nyine yose hamwe abahuye na 70% niyo ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asigaye 30%, akaba rero ibuze kuba yatugeraho. Bivuze neza ko nimba wakoreye wenda amafaranga yawe, reka tuvuge wenda nk'ibihumbi nk'amadolari 100 ubonye kuri Google AdSense yawe akugezeho yuzuye nyine kuri account yawe, ukabona na amadolari 100, ujye umenya neza ko buriya ari 30% by'ibyo winjije. Ngaho kuba nawe umbwire, nyine ni ibintu biba bigoye rimwe na rimwe, binatari na byiza kabisa, kuko bica intege abantu. Ngaho tekereza icyo kintu, bica intege abantu bya hatari, ariko se wakora iki? Urabyakira gutyo nyine. I hope ko rero wowe yari urimo unasakuza ngo amadolari yanjye bayariye. Wihangane, niko twese dukora, ayo ngayo nyine ni imisoro yabo baba bayakuyeho, hanyuma tugasigara nayo ngayo. Ariko ubishoboye ukajya muri Kenya wazajya wishyura 15. So nanone urareba uri mu kujya muri Kenya, ubuzima bwo muri Kenya buriya nabwo burahenze, urimo urarengera 15%. Bivuze ko nimba bagutaxingaga ku madolari 100 bakagutaxinga wenda amadolari 30, baribuze kugutaxinga 15. None se ubundi amadolari 15 ibihumbi 15 ura ni nk'ibihumbi 20 hafi na 2. Ibyo nibyo bivuze ko kwimura bikakujyana muri Kenya. Buriya yari yasaze ngo ngiye muri Kenya, ngira nibyo biri kukujyana muri Kenya. Nigendera nakubwira wenda aho wabifatishije cyangwa se wabitsindira ni gukora cyane, ugashyiramo speed, ugakora nyine, niko tubigenza. Urakora cyane ukabona byinshi, bakajyana byinshi, akora none ntabwo wakimuka ngo ujye muri Kenya. Yani ibyo ngibyo rero nakubwira, kandi be patient, wihangane ukore cyane, kuko kugira ukabimenyera, kuko kugira ahantu nk'igero ugatangira gukora amadolari 200, 300, utazamuka agera ku 1000, you never, bitewe na content yawe n'uburyo urimo uragenda ukora. Rero nicyo dia nakubwira mucuti wanjye, ntabwo
nta cyacitse nyine, mbega muri makeya ni ubuzima bushyashya. Nawe nimba waratangiye kwinjiza ni uko badutakisinga. Nimba ari ikindi ufite ubyandike muri comment, nzakigusubiza kandi subscribe. Nanjye nirebere niyumvira akayaga ka hano, ubwo ngubwo tuzabonana mu bindi biganiro. Ciao ciao.